ati reka da, ahubwo yanameseraga. Yabikoreshejwe n'iki? Baravuga ngo ubwo ni Satani yagize ute, yamwinjiyemo. None twica munoni ngo mwice icyamwinjiranye. Ndabaha urugero, ubu iyi nzu hagezemo umuriro hari ibintu bitashya. Ntabwo ikintu cyashya bitewe n'ubwinshi bw'umuriro n'ikidahiye ntibyaba bivuga ko kidahuye n'umuriro, ahubwo igikoze mu byuma cya resista imbere y'umuriro, ariko igikoze mu biplastike bitewe n'icyo gikozemo cyahita cyaka. Ubwo rero nticyarenganya umuriro ngo urakaze, ahubwo cyakwirenganya cyo kitagize ute, kidakaze. Bakundwa mumvugire ngo amen. Imana nayo hari ibindi ishaka kugukoramo. Yaravuze ngo bene abo nibaca mu muriro ntibazashya. Ushobora kuba washyaga, ariko hari ibindi Imana igukoramo, hari ibindi Imana ikuremamo. Haleluya. Wanyura no mu muriro ntushe. Dusomye mu gitabo cyo Kuva, muzabona Abisirayeli baranyuze mu mazi arahagarara, ariko Abanyegiputa banyuzemo amazi arabarengera. Kandi bose amazuru n'abiri, amaso n'abiri, amaguru n'abiri, intoki n'eshanu, umusatsi urahari, ariko bamwe bari kunyura mu mazi ntabatembane, abandi banyura mu mazi akabatembana. Bitewe n'iki rero? Mu Bisirayeli hari hicayemo Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Mu Banyegiputa hari hicayemo Dagoni idashobora guhagarika amazi. Abantu rero, itorero ry'Imana rigomba kuba rikozwe mu bintu bidashya, kuko none impanda nivuga muramvugira ngo amena, nta munyabyaha uzagira ute, uzayumva. Kimwe mu bintu bitanu nshatse kubabwira Satani ashoboza umuntu wamaramaje mu gukizwa akamushobora yaramubuze. N'utuntu dutanu nshaka kubabwira, ariko mbaganirize mbabwire ko buri gasimba kaba gakoze mu bintu, ibintu bigakozemo bigatuma gakora ibintu by'umwihariko. Urugero nabaha ahangaha ni nk'uruyuki. Ubu hano hinjiye uruyuki rufite ibiro bingahe? Nta n'ikiro rugira. Ariko uruyuki bitewe n'ibintu rukozemo, ubu wakwinjiza inzuki 20 hano, nta muntu watubwira ngo musohoke, ahubwo tuziziho ubutware, buri wese yakiza amagara ye. Ntabwo ari uko uruyuki ruba rumurusha ikiro, ahubwo umuntu nka mwarimu yamaze gukora ubushakashatsi amenya icyo uruki rukozemo, aravuga ati nubwo ari ruto ariko rufite ububasha bwo kunduma mfite ibiro 80. Icyo Imana yashatse gukora, mumvugire ngo amena, ni ukugufata nubwo uri gatoya, nubwo udafatika, nubwo udakomeye, ariko ikagukuramo umwuka udakomeye ikagushiramo umwuka ukomeye. Ijambo ryaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira iki, ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Undi aravuga ngo abazi Imana yabo, urumva neza, bazagira ute, bazakomera. Si ugukomera kuko bari, ahubwo ni ugukomezwa n'ibyo Imana igize ute, ibashizemo. Nshatse kukuganiza ngo ufashwe ariko ufite icyo ufashe. Uyu mwanya wa none uruyuki rumwe, ngewe mfite ibiro hafi 80, inzuki 10 uzisize ku isahane nta kiro zagira. Ariko kuba zitagira ibiro ntibivuga ko hano mu kanwa zidafite ubumara. Uruburi rumwe kuri gukubita hano
ugenda wabyimbye kandi weho ntiwabona aho ukubita ku ruyuki, rwo rwaba rwagurutse rwagiye, kandi wowe nubwo wize ukaminuza ntabwo aho uhagaze wagurukira hano, ariko uruyuki rwo nubwo ari gatoya ariko haleluya kabasha guhagarara aho hasi kakaguruka kakajya guhaha iriya hakurya hirya mu wundi murenge. Ntabwo kabwira nyir'umuzinga ngo nyobora ahantu ndahahira. Iyo uruyuki rugaruka ntabwo ruyoboza inzira, wowe urayoba, rwo ntirwayoba. Ariko ijambo nashatse ko munyumvana ni ijambo rivuga ngo umuntu akomera bitewe n'ibyo akozemo. Burya isafuriya ihora ku ziko ariko ntisha, uhasize indobo yarara ihiye, n'iyi ndobo yaba ari nini yakwaka. Ikibazo ntaba ari umuriro, ahubwo ikibazo aba ari iby'indobo ikozemo. Bakundwa, turi abana b'Imana. Abana b'Imana bagomba kuba bakoze mu bintu by'umwuka bidatembanwa. Ngo itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, ariko amarembo y'ikuzimu ntazagira ute, ntazarishobora. Se hari abo turi kumwe ngo bavuge ngo amen? Ntabwo mbumva mwavuga ngo amen. Buriya ibi uzarebe umuntu w'umurozi bitewe n'ibyo akozemo ashobora guhagarara hano, si ngombwa ko agusura iwawe. Abafite ubutwari bwo guhagarara hano akabwira umuntu ngo mbwira uwo muntu ukurembeje aho atuye, bakavuga ngo atuye i Kamembe, bakavuga ngo afite imodoka iyi, bakavuga ngo afite imodoka. Uwo mupfumu, uwo murozi akavuga ngo ntavuye hano. Uwo muntu tudahuye si ngombwa ko duhura, ahubwo ububasha mfite mpagazemo ngiye guhagarara hano nohereza amahembe, wowe icyo urabona, ariko nawe urampereza nk'amasake 3 kugira ngo ibyo mbigukorere. Noneho nawe akavuga ngo yego, ukamubaza ngo ariko ubwo butware urabufite? Umupfumu akakubwira ngo mfite ubutware bwo kugutuma agakote ke ugakebaho agace gato bitewe n'ibyo umurozi akozemo. Araguhamagara wicaye iwawe ukabona urakenyeye, bati kukenyeye ugiye he? Nawe uhamagawe n'umuntu ufite ubushobozi. Ariko icyo naje kuvuga si ubushobozi bw'iby'isi, ahubwo ndavuga ubushobozi bw'Imana ibasha kuduha imbaraga zigendera hejuru y'ibyo abantu bakoze, kandi zigakora ibiruta ibyo abantu bakora. Umugambi Imana ifite rero ni nzabagira umutwe, sinzabagira iki, umurizo. Afite kuguhamagara bakabona urakenyeye, batugiye he? Uti hari umuntu uri kumpamagara. Niyo mpamvu ubona umuntu asara, ntabwo asara bamukozeho, ahubwo ibibaraga umurozi akozemo biguhamagara ari mu birometero 100. Amasengesho yanyu rero niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agira ute, agera kure cyane, ndetse atambuka n'iki, n'inyenyeri. Ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana. Data afite umugambi wo kugira icyo akorera itorero, kandi yarabipanze, kandi azabigeraho, ko ntawavuguruza umugambi we. Nababwiraga ngo iyo ashoboye gushira imbaraga mu ruyuki ntabwo yananirwa kuzishira muri Pasikari. Iyo ashoboye gushira imbaraga mu ruyuki ntabwo yananirwa kuzishira muri Venansiya. Ibasha gukora ibiruta ibyo utekereza bitewe n'imbaraga zayo, ariko zigize ute, zigukoreramo. Tuzira iki? Tuzira imbaraga zidukoreramo, ntabwo tuzira ibiri kuturwanya. Ndabaho urugero, mu minsi ishize navuye mu Gatenga kuvuga ubutumwa, ariko abajura 2 bantangirira akabaya barangurikira, sinabimenya. Bari 2 nge ndumwe, ariko nkaba mfite imbaraga zinkoreramo, ariko siza umwuka wera, nizi z'umubiri z'ahantu nanyuze,
nko mu Gatenga no kunyura mu Nziga n'amadeduwa, ntabwo ari iz'amasengesho nakoresheje ngo mare kwambuka umugezi, umwe aje imbere undi aje inyuma, baravuga ngo hagarara uduhi ibyo ufite. Bari babiri bafite imbaraga zibakoreramo, nanjye ndi umwe mfite imbaraga zinkoreramo. Ndakeka iyo abari nkuriya mukobwa bari kumugirira nabi, ariko nagiye imbere ndamubwira, ewana ubu mugiye kungirira nabi. Uko nagiraga gutya we yagize ngo ndi kumusaba imbabazi, naho uwatwigishije yaravuze ngo iyo ufashe mu mazuru y'umuntu ugashiramo intoki ibiri ngo yicara utamukozeho. Ariko uwantangiye, mwomeretse gatoya, uwantangiye mwihangane muvuge ngo amen. Bwiro mwicaranye ngo uzatabarwa n'imbaraga zigukoreramo, uzatabarwa n'imbaraga zigize ute zigukorera. Wayimbera icyubahiro s'Imana, wayikomera mu mashiko. Imana idufashe kandi tugire neza. Ntabwo ndimo mbumva mwavuga ngo amen. Ugatabarwa n'imbaraga zigize uta, mwihangane muzamure volume, ukarengerwa n'imbaraga, ukabeshwaho n'imbaraga zigukorera. Murakoze cyane. Kuvuga iz'Imana ni byiza nabyo, ariko ziri mu Mana ntiziri muri wowe. Icyo Imana ikora rero ni ugufata kuziyirimo ikazishira muri wowe kugira ngo uneshe. Kangasubiremo neza, ntabwo gukomera kw'Imana ariko kwakubeshaho igihe wowe udakomeye, kuko ifata kubiyikomeje ikagushiramo nawe ukabona kugira ute gukomera. Ndabaha urugero, ntabwo umuntu uragiye inka yabyibuha ngo nuko aziragiye, abyibuha yuko yaziriye. Ushobora kuragira inka 40, uwariye imwe akakurusha kubyibuha. Ntabwo kuba dufite Imana bivuga ngo ubyibuhe iyo utayimize, ahubwo kugira ngo ukomere umira utamira. Muramvugira ngo amen. Ijambo riravuga ngo mube muri nge nanjye mbe muri mwe, munsabe icyo mushaka muzagihabwa. Abo babiri namubwiye, ewana ariko namwe manyamurangirira nabi, ngo hoya ngo pastor ngo zana ibyo ufite, ngo shengo amaboko hejuru, nti n'ubundi ndi kuyazamura. Naho ndaho ndi kuyazamura, yibuka nakoze mu mazuru ye. Nyazanye gutya rero, ujya no kuba pasitoro nabyo biragoye. Yaba ari nka kera ntaba yaraharaye. Ahita yicara, yicaye uw'inyuma ariruka. Urumva sinakijijwe nuko natewe n'abanzi bake, ahubwo nakijijwe n'amashuri ya kapfunsi nibitseho, nigishijwe mu bakorobate bo mu Gatenga. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Kugira ngo iyi si tuyibemo, mwamvugira ngo amen. Tugomba kuba twuzuye imbaraga z'Imana, kandi ntibishoboka ko abisi bagira ute bazihabwa. Yicaye ndamubwira, mwari mugiye ngo cokora, twari tuje dufite ibyuma, hanyereka ibisu bibiri ngo twari turagukeba, hamara rero tukakwambura amafaranga. Ndavuga rero none ufite angahe? Ngo ni 90. Nari ndabikira boss, indi yampereza nyashira ngaho, ikindi kirutse mbo ntabwo namukozeho, nta n'igipfunsi namukubise. Naravuze ngo muri nge habitsemo ubwenge mutazi, mundebera inyuma mukabona mfashe Bibiliya, ariko mfite iz'Umwuka Wera, kagira n'izindi nize. Ubwira abajura ntibakongere kungurikira, kuko ubu ngubu ngugize uko warurangira. Aravuga mbabarira, ndayabika. Ujya Bibiliya ni nziza. Nka mu gitondo kandi ndamushaka, yambona akiruka. Ndamubwira ntabwo nje kurega, nje kukubwira ko
utazongera kuyobera ku mukozi w'Imana, burya ni Imana yagufashe. Nacyo rero gica bugufi kiravuga kiti nshingiye aho navuye ngiye gusenga Imana, kuko twabikoze benshi kirakizwa turakibatiza, ubu cyitwa Peter, ni igihungu cyanje ariko kivuye mu mbaraga. Mwe muretse gatoya, abo turi kumwe muvuge ngo amen. Imana irabishoboye ntabwo ibishoboye, yadushiramo imbaraga ntabwo yazidushiramo, ibasha gukora ibiruta ibyo utekereza. Reka nkubwire, imbwa uku turi hano, uwazana imbwa akayishiraho, icyo ndi kubaganiza, Imana ishoboye kugukura mu ntege nke urimo ikaguhindura umugabo w'umunyamwuka. Uwashira imbwa hano akayiryamisha agakinga inzugi, uku turi aha twese ntawamenya ko hanze hari umuntu, ariko umwuka imbwa ziremanye iwukoza hanze, ukumvira motse ukayibwira ngo nguhora umoka iki, ikakubwira ngo reka moke nje numvisha umujura ari mu gikari, kandi wowe ufite masters uzi ko nta muntu uhari, ariko ibintu biremeye mu mbwa Imana yashizemo bikayibwira ngo hanze hari umujura. Simbigisha iby'udusimba, ndimo ndavuga Kristo wabantumyeho ko ashaka kugukuramo umwuka w'ubwoba akagushiramo umwuka w'ubutwari, ugakubita ibyagukubitaga, ugasimbuka aho utasimbukaga, bitewe n'imbaraga z'Imana zigize ute zigukoreramo. Uzakizwa n'izigukoreramo. Hari agasimba nsogerejeho kitwa inkoko. Hano hari abayobozi, ariko mumbabarire mbuzi ikinyarwanda mbivugamo, uwagira ngo kwihangana kube mu nkoko iguhe nk'umukomite wa korari, ikorari yakomera. Inkoko ikoboka agatuza, ariko icyo nayishimiye irarira amahuri, ikararira narimwe ubushwi, ntabwo wabona yeguye ngo nge ndagiye, ngo ibi bigi ni byinshi, ntabwo wabona yeguye ngo nge ndagiye, ngo ndi gusha nzagira nte. Iyo uhuye nayo yarakobotse agatuza, irakubwira ngo igituma nkoboka ndakizi, muri aya magi harimo akantu. Mu gihe wowe bavuga ngo ufite urutwe runini, utubwiye ko hari hibane, inkoko yoreka da ifite ububasha, ibara iminsi 21 itagira isaha. Mwihangane murebe hano, ibara iminsi 21 itagira iki, itagira isaha. Iyo amahuri iyo bayibajije ngo ayu yaraririye iki, iravuga ngo aya mahuri ntacyo antwaye, iminsi izayarobanura, iminsi niyo izayashira ku mugaragaro. Ntabwo ivuga ngo ibi bihuri ndabimena. Mu gihe wowe ubona umuririmbyi wananiranye ukavuga ngo ndamuta ku karwasa, iyo irambura amababa ikavuga ngo mutazantwaraho inabi, ninjura bararira. Iyi minsi 10 igeze, numva akantu mbabwira, igabanya ibiryo. Inkoko iribwiriza ikagabanya ibiryo, ibyo yaryaga ikagaba kabiri, ikaja mu magi. Wazana impungure uti, ikakubwira ngo singikungitse n'ibiryo, ayo ndariye yakonja, niyo mpamvu ndavamo vuba. Mu gihe wowe kuwa mbere uba isambusa kuwa kabiri, chapati kuwa gatatu, penkupe kuwa kane, mayoneze kuwa gatanu, ubuki kuwa gatandatu, ku cyumweru gurugurugu. Inkoko iravuga ngo mu gihe cyo kurarira abantu bagabanya ibiryo, kugira ngo amagi atagira ute adakonje. Maze mwe mufite Bibiliya mukavuga ngo umuriro wo ku gicaniro ngo uhora ugira ute, ngo waka, ngo ntukazime, naho warazimye ryari kera. Inkoko ibibwirwa nande? Ntiyize itede, ntiyize institut biblique, nta shuri yize. Ariko hari akantu nshaka kubabwira, ibintu ikozemo
ibintu iremyemo iyobora. Iyo ubwo yagira iminsi 10 ikagenda igatoragura, ijwi rikayibwira ngo amagi arakonje, ikongera ikagaruka ikararamo. Naratangaye iyo igize iminsi 18 ewana ko ntubukiyibonye mu gasozi barabaririza bakabaririza ngo ariko pastor ngo ya nkoko yabagaho ngo yagiye hehe. Icyo mvuga ni Imana yakugirira neza ukagira ubwenge buruta ubw'inkoko, ukarinda ikikurimo kurusha inkoko. Akavuga ngo iri mu magi ariko Baraka muraho, Baraka haleluya. Bakavuga ngo impamvu yabuze iri hehe, iri mu magi. Niyo impamvu idaheruka gusohoka. Iba yaratangiye kumenya amahuri narimwe ubushwi. Ihuri kandi ikindi ihuri rizira, bugihuri iyo rirayeho kabiri riba ribuze umureti rikabura n'agashwi. N'umukristo wapfubye ukamuraraho kabiri ukamuha n'inshingano atagira agakiza, ababuze ijuru akabura n'agakiza. Ihuri rikakomeza rigatundararamo, izindi zirimo ubushwi igahindura. Iyo igeze ku minsi 20 nihute bana ba mama, amahuri yose itangira kuyayobora ku kibuno, amagi ari mu dushwi ikayashira ku mutima, kuko ntituragira ku kibuno ituragisha agatima. Uyu mwanya wa none turicaranye ariko ko muri kundeba nabira, murambure turebe. Murakoze cyane. Ubu kutwicaranye iyo ureba inyuma yose abari amagi, iyo ureba inyuma abari, iyo ureba inyuma yose abari umweru, iyo ureba inyuma yose ababundikiye, ariko iminsi bayenda kuyarobanura. Haba hasigaye iminsi 2 gusa ukamenya ihuri iyi yavuyemo. Amahuri yose abari ku cyari azavamo ubushwi ari ku cyari. Nagira ngo ngutangarize ngo wicaye mu iteraniro utagira imbaraga zigukoreramo, ufite ibyo wakoze, nta bantu bakubonye, ntiwigeze ufatwa, nta nukuzi, nta nuwakurondoye, ariko iminsi izagutoraguramo ku munsi wo guturaga kw'inkoko. Iyo wowe rero umva nkawe Mary, iyo nkoko iyo uyigezeho urayibwira ngo ngo aya magi ko yayobeye ku ruhande, naho iri kukubwira iti wowe urebera inyuma ukagira ngo ni amagi, nje nza amahuri nkamenya n'ayagezemo agashwi, kuko iririmo umushwi rishuha cyane kurusha iritarimo umushwi, kuko rishushwa n'ikiririmo. Nta ukonjeshejwe n'ikikurimo kandi uzashushwa n'ikimana yagushiramo. Iri ihuri rishuha nk'isupu y'intama. Isupu y'intama iyo ushize kuziko iragira mu minota 2 ukagira ngo ivuye muri firigo. N'umukirisitu utagira ikimurimo, iyo uvuze uti turirimbe Mana uri Mana, uri Mana, uri Mana, Mana, wamukora wati kandi mvuga ko binkandagiye, urabona agashuhe kamusizemo mu minota ingahe. Muretse tuganire, turi kwegera gusoza kandi tuzabiganira neza. Kristo nawe azarobanura ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe. Murakoze cyane. Hari akantu ngezeho ngo dusoze. Iyi minsi ibaye 20 nijoro itangariza amahuri ngo mwabaye mu mababa. Umva nsubiramo, mwabaye mu mababa, mwarankoboye, mwumvisha agashuhe kanjye, yewe mwarashushe, amagi akavuga ngo igo, ariko ejo saa 8 ihuri niritari ihuri bizaba byagaragara. Ihuri ntirivuge. Kandi reka nza mbibwirire mwebwe, ikihuri rizira bujya rivuze kare ntabwo ryaje mu bishingwe. Bujya rivuze kare riti ndimundareho ndihuri, ryavamwe umureti. Rizira kutavuga. Bujya rivuze kare inkoko ijiti nje kurarira rikavuga riti windaraho ntunjyameho,
ndihuri. Bareba agafarini bakareba n'ubuto bagakubitaho basukaho capati kagura 500. Ariko kwisesekamo kwihuri ndirivuge riti nje murandaraho sinabonanye n'isaki. Niko gutuma ribura umushwi rikabura n'umureti rigava no mu mababa rikaja nkiri ku nijoro igira imwe riti ngewe ndabangutse ikabira turaze hakavamwa agashwi. Nibwo inkoko itangira kugira ibyari bibiri, ahira shira ubushwi nahira rekera amahuri. Imana ibamfashirize kandi bagire neza. No mu bikomeye rero urimo Yesu, ijambo ryaravuze ngo abanjye ngize ute ndabaza bafite iki ikimenye. Aha nta wabamenya, ariko mu bikomeyeho Imana irarobanura ikamenya uwayo n'utari uwayo. Imana idufashe kandi tugire neza. Agashwi kamwe kakaba kavuyemo, n'agashwi ka kabiri kakaba kavuyemo, n'agashwi ka gatatu kakaba kavuyemo. Muvuge ngo ihuri ritundarayemo, ihuri ritundarayemo. Nta gashuhe kandi, ariko ibicuro biba biri kurucura. Injangwe ziririra ubusa kuko rizize kutavuga. Saa 8 inkoko ikaja kureba nyirurugo iti vayo ufata amahuri yawe nanje utwanje. Niko Kristo azabigenza, azarobanura ngo babiri bazaba bajyamanye, umwe agenda undagira ute asiga. Kakandi rero twamenyeye ko kuvuga ngo yaraturinze. Imana yacu nayo niko imeze. Ntabwo navuga ngo imeze nk'inkoko, ariko ku bwenge yahayeho inkoko nayirariraga babi n'abeza, ibarindirije umunsi wo kwihana. Iyo batavuze baba bazakorwa n'isoni. Iki nicyo nta bwenge yazize. Nta bwenge yafashe urwandiko ngo yahura n'abantu bakamubwira bati rero zana tukurebere ko ari ugw'ijuru, mwihangane murebe hano. Akavuga ngo nanjye nakijijwe muri rimwe. Bati nyamara zana tukurebere, atura urusengero rwubakwa nari impari. Nta bwenge, zana turebe ko ari urwandiko rw'ijuru. Ngo amakorari ya mbere nije wayaririmbyemo. Barareka nta bwenge aragenda. Ntimumuseke mwabagabo mwe. Umuntu uhagurutse akagera ku irembo ry'ijuru ntabwo aba yagiye urugendo ruto kandi yananiwe nk'abazabona ijuru. Reka mbaganize nk'abakuru, yananiwe nk'abazabona iki ijuru. Suzabona ijuru yageze ku irembo, sinura ribura agera he ku irembo. Abantu rero bazabona ijuru baruha kimwe, azana amakaro nawe ukayazana, ariko wowe ukandikisha mu ijuru we ntibigiraho byandikwa. Imana idufashe kandi tugire neza. Akaba ariyo mpamvu data yatangaje ko ashaka kugukuramo. Ijambo rivuze ngo iki? Ngo Yuda yarajyamanye n'intumwa, ngo Satani iragenzura iragenda imwinjiramo. Ikimara kumugeramo, kantuze ikimara kumuseseramo, nta mwigisha n'umwe, nta ntumwa n'imwe yigeze imenya ko Satani yaseseye muri Yuda. Ivuga bikaba niyo yamenye ko Satani yinjiye muri Yuda. Uku twincaranye nta wamenya. Kansubiremo mbonye munshitse gatoya. Umva wacyuma we. Bari mu ntumwa bicaranye ari duze siriduze. Nta wigeze abona igihe Satani yaziye, ahubwo uwo yinjiyemo n'umuremyi we nibo babimenye. Uku twicaranye uwinjiwemo n'imyuka mibi ntitwamumenya, ariko uwasohotse ari mwuka wera akamusohokamo we azi ko atakimurimo. Kamvuga kandi kamwe ngo barakomeza Yuda bamuha imirimo. Bakomeza kumuha iki? Kandi Satani yaragize ute? Urakoze mwami. Arakomeza arabika, arakomeza arabika. Muvuge ngo naho Satani yarinjiye. Muzamure volume. Akomeza kubika kandi Satani yaragize ute? Bati Yuda teri korasi. Yawe
naho satani yaragize ute? Turabyina nyuma ya saa sita, umuntu ahanura uko yatu. Uwabonaga Yuda aje aturutse nka hariya, karuvati imena agatuzi karimbura amabuye, kuko uwo satani yinjiyemo ntabwo irya karuvati, irya umutima. Nawe yaragendaga bati Yuda araje, nimuje kuyabara. Ifiyeri ni ifiyeri, ifiyeri ry'uwo yinjiye naryo rimera nk'iryo utarinjiwe. Ngo akaza abo basengana sinahabari, akaba arazamutse ewana, bakavuga ngo aramye mu itorero, naho iminsi yo kuribamo yararangiye, kuko yinjiwemo na satani. Ntago muri kubyumva, ariko muzabyumva. Mbatangarize ko kutavuga ko winjiwe ntibivuga kutinjiwe. Kutavuga ko muraho, ariko haleluya. Mwabandi umwe haleluya. Ntabwo ndi kumva haleluya. Imana ifite umugambi mwiza, kanivugire n'umwami maze ndekeraho. Akadaka mvuga ka Yuda gatoya sha imuhagararamo, wakanyura hirya akaja kugurisha Yesu. Akaja kugurisha nde? Mugasubiremo, akaja kugurisha nde? Bagaciriranwa, yarangiza akagaruka he? Akagaruka mu ntumwa. Yemwe rubanda rw'umwami, yemwe rubanda rw'umwami, mwandumiye byoroshe ariko kunkura habirabagora. Yari yarinjiwe ariko araguma, kandi yava kumugurisha akanamanuka akavuga ati mumvire mu mwanya kuki muba mwicaye aho nicaraga. Bati ngaho intebe yawe irahari. Naho yagize ute? Yarinjiwe. Bakicara bavuga bati tugende, akongera akazamuka akarenga akaja ku isoko, akavuga ati basengeye mu gashamba. Burya nta wundi wavugaga iyo ba Yesu basengeye ni Yuda. Akavuga ati muje kubafata, twapanze ubutayu. Yava kubabwira akagaruka akaza ati intebe yanje ariko ninde wampagaritse? Naho yahagaritswe n'icyamwinjiranye. Yavuze ngo nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, bashiremo umutima musha. Alafe ku munsi wa gatanu mutagatifu. Yuda ntawe umukozeho, ntawigeze arema icyo kumumanikaho, niwe wimanitse ubwe. Aravuga ngo ngambaniye umwami wanje. Abura ibyo bamuhaye ntiyabirya, arapfa, arahambwa, amanukira mu irimbi. Ku munsi wa gatatu arabora, ntabwo azazuka, azize gutegwa ntavuge. Uwitwa Sawuli asuzugura Imana, nibyo nabasomeye. Umwuka mubi uramanuka umwinjiramo, aravuga ati ariko nubwo ninjiwe, njyewe umwanya wanje muwurebe, intebe yanje. Bati twakira umwami, ati haleluya. Naho umwuka mubi yagize uri bose ariko akinyabya hirya. Sawuli yagera hirya, umuntu, umuvinyo, ubuki, urubirindure, umumanura jipo, zunkoreho nsigaha ntumwaze. Akagakubitira hirya, yamara kugakubitira hirya, bati twasure Sawuli, ati imana batari mu mavuta. Naho umwuka mubi yagize ute? Kamabwira akabanga ngo ariko biranamenyekana. Ibyo urabikora nkagira ute? Ngo umunsi umwe, mwumve mbabwira, ngo umunsi umwe ya myuka iba myinshi, ngo noneho abarasazi. Iyo bikiri bike ntabwo satani yakwinjiramo, ahita gusaza. Usaragaho amaze iminsi. Aravuga ngo nasara bikiri bisha,
ibisezi bisha rero birakiraga, ibishaje nibyo bidakiraga. Aravuga kamurekeremo, murekere muri korari abarasarira abandi. Mvaja waba uraririmbye atumva nkubwire atufite urutwe ruminukiye inyuma, ibyamwinjiye bikaba bivanye umuririmbyi muri korari. Kuwa kabiri muti tuje mu butayu kuri Kanyarira, akajana n'umukobwa akamuterera yinda, akagaruka akagumamo, kuko mwe murebera inyuma ntimumenye ibyamwinjiranye, muti ntacyo atwaye, naho aragitwaye niwe wamaze abantu. Mwasenga muri korari umuriro ntuzamuke, kuko hari icyabamanutsemo kidakorana n'umuriro w'umwuka, mugataha mudafashijwe, mwataha mudafashijwe. Ngo ariko iyi korari ko itagira amavuta arimo nuko atarayimana. Ubundi nta korari itagira amavuta ibaho, buri korari zose zifite amavuta, ahubwo hari igira amavuta aturukiye hasi. Nta gihe Sawuli yigeze abaho atagira umwuka. Igihe yabaga afite umwuka wera yaravugaga ati areruya areruya. Yaba afite imyuka mibi akavuga ati kandi Dawidi nzaguhitana. Ariko icyo nshimira abacuranzi bari mu imbaraga z'Imana, muramvugira ngo amen, baramucurangiraga imyuka mibi ikagira ute igaho. Ijambo Imana yavuze ngo irasohora ibyatwinjiranye, yinjire yicare aho byari byicaye. Irasohora imbaraga mbi zatwinjira. Ubu muramushumba hari iminota 10 n'ingahe boka mbabwira kandi ihangane ni weho nzi. Oya danu wowe inyuma ndakora kuri bishop weho ngwino, umwami dufashe kandi atugirere. Igikorwa Satani yakoze kirakurwaho n'Imana irakora, nta wundi wagikuraho. Buriya ushobora kubura ngaha ukaba ufite umudamu, kuwa mbere atagafuka munwa kameze nabi, kuwa kabiri ati naka gapira kameze nabi kankwambike, kuwa gatatu ati nkanguhanagurira inkweto, kuwa kane aturagenda unyweye ji, kuwa gatanu ati gira hirya ndebe ko waberewe. Maze igihe Satani yamwinjiyemo, utija hasi atinda, utija hejuru ati ngaho, utimanuka ati ndazamuye, utisasa ati nzasase, uti turagisifiriti ati ni ibijumba, utishiraho ibijumba ati ni ibigori, uti tujye ibigori ati oya ni isanane, uti isanane ati ahubwo ni isazi. Mwemuretse muvuge ngo nawe ntabwo ari dukubita uyu mugore se, kubita icyamwinjiranye, kuko uzi ko yigeze guprotokora. Ntabwo ari we rero, ahubwo ni icyagize ute, ni icyamwinjiranye. Icyo nicyo data yadutumyeho ngo aragisohora. Icyatwinjiranye aragisohora, maze aho cyari cyicaye hicara imbaraga z'Imana. Ntabwo ndi kumva muraho igera hino. Ubwo wamukubita ikofe, reka ubu mujijije ubusa, kubita icyamwinjiranye.